Oh, morning everybody. Hello. Iwanjye yita muri boulangerie. Boulangerie chez Benny Glass. Yeah. Akanya rero mu gitondo ngiye ku kazi, murabona iyo ngiye nsiga nkoze utuntu. Aya ni amarindazi, so nangahe ni menshi, hari hanze mfite n'andi nari yagize ngo abyimbe turatura, so nashyizemo icyo bita pakimaya ibyimbisha amandazi, twari duto gutya mutureba, so nyine ubu byarangiye tungana gutya, so rero ngiye guteka amandazi nirire nigendere, so ibintu bitamvuna habe na gato, nko guteka icyayi iwanjye. So twagiye tugiye gushyira mu mavuta none. Hano rero ncanira amavuta nkagabanya umuriro, ntabwo nkunda gushyira ku muriro mwinshi kubera ko nshaka ko ashya imbere. Iyo ushyize ku muriro mwinshi urayababura, ubundi ngashyiramo atarashya. Ni byiza gushyiramo amandazi atarashya kuko iyo yashyizemo amavuta ahiye ahita ababuka ukagira ngo arahiye kandi ari mabisi. Yego, rero ntabwo nkunda gushyira mu mavuta yahiye cyane, ahubwo aya ngaya yahiye natinze, yewe nshyiramo akiri mabisi ubwo usanga ahiye neza, amaze gufata ubushyuhe. Ntabwo ari mabisi ntabwo nshyiramo, ntabwo nyatereka, ndayareka akavamo ubushyuhe ubundi ngashyiraho. So rero nashaka ko yisanzura, nshatse narekeraho aya ngaya asigaye ndayashyiranamo n'andi, ayasigaye ndayashyiranamo n'andi ari hanze. Reka rero tubanze duteke. Rero muri kugenda yisatura, wawu, kubera ko nashyizemo ryabanga murambere bayita baking soda. Rya ni ibanga ryanjye ku mandazi, hano ryanjye bisanzwe nyine nk'ahandi hose, ntabwo ari ryanjye gusa, nawe wagiye akoresha niba ukunda amandazi yisatuye, ni uko nyine tubigenza. nagiye umuntu akoresha ngo harimo ubundi buhanga, ntabwo ni ubu ngubu nyine. So this morning ngiye ku kazi, maze kwitegura, namaze guponda aya marindazi, hanyuma ndayareka arabyimba nditegura. So ubu rero ndayatetse, ubundi nicireho nirire nigendere, nirire neza nibereye mu rugo. Wow, niba wikundira kurya amarindazi ameze nk'amakeke my friend, look, yagutuye ameze nka keke imbere, umva reba nawe, look this, amaso araguha pe. Umva araryo.